Ikaze nshuti mwene data muri aka kanya keza tubonye ko kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques ubifuriza umugisha w'Imana muri aka kanya. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe itorero ry'i Korinto mu bice bitatu, umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16. Reka dusome. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu iyo isezerano rya kera risomwa cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo, nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyegamo ikurwaho. Amen. Dukomeje inyigisho yacu yo kwiga uko dukwiriye kwegera Imana tunyuze ku musaraba wa Yesu nk'inzira twaciriwe iduhesha gusabana n'Imana. Ubushize twabonye ko dufite ubutumire twahawe tunyuze mu irembo n'inzira twaharuriwe. Uyu munsi tugiye kureba ko dukwiriye gukura ibitwikirizo ku mitima yacu kugira ngo tubashe gusabana n'Imana mu buryo bwuzuye. Imana yakuyeho inzitizi zitubuza kuyegera inyuze muri Kristo Yesu. Twite ku bindi bitwikirizo byo muri twe bitubuza kwegera Imana. Dukureho ibitwikirizo twishyiriyeho, dukureho ibikuta twiyubakiye, dukingure inzugi twikingiye mu buzima bwacu, kuko ibindi byo Imana yabirangirije muri Kristo Yesu. Igitwikirizo cya mbere rero dukwiye gukuraho ni igitwikirizo cy'ubunyedini. N'ubu hari amadini iyo ubutumwa bwiza buvugwa bagumana cya gitwikirizo, nk'uko twasomye ngo ni uko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, tumeze nka Mose. Ntitumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza ko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu isezerano rya kera risomwa cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Hari amatorero rero agitwikira abantu ntibahabwe uburenganzira bwo kumenya ko Kristo ari we wenyine ubahuza n'Imana, ahubwo bakibwira yuko bazagera ku Mana banyuze ku muntu runaka Imana yumvira kubarusha, cyangwa se Imana yumva kurusha uko bo yabumva. Nyamara inzira n'imwe itwegereza Imana ni Yesu Kristo watwitangiye ku musaraba ngo tubone uko twungwa n'Imana nawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyegamo nayo ikurwaho. Iriya nyegamo yuko hari ahandi tugomba guca, iyo twahindukiriye umwami nayo ikurwaho. Icyo rero ni igitwikirizo kigosa imitima ya benshi bagiye ubugingo bwabo burimbukiye mu madini n'amatorero atandukanye kubwo kutamenya ibanga ry'uko Kristo ari we muhuza wabo n'Imana, ari we rembo ry'intama, akaba n'inzira itugeza kuri Data wa twese. Mwene data, mushiki wanjye unyumva, wakinguriwe irembo, ni wowe ubwawe ugomba kwinjira muri iryo rembo
kandi Kristo ni irembo ridaheza, ntirikumira, n'inzira idakumira uyinyuramo. Ikindi gitwikirizo dukwiye dukureho igitwikirizo cyo kutizera. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4, aratubwira ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, aribo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumiye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Ubutumwa bwiza ntabwo buhishwe, buravugwa, ndetse nicyo butubwira kirazwi, ni ukwizera Yesu Kristo ugakizwa. Butwikiririwe rero abarimbuka b'Imana y'iki gihe yahumye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Hari imitima myinshi ifite iki gitwikirizo cyo kwinangira, ikagira igitwikirizo cyo kutumvira, n'igitwikirizo cyo kugomera ubutumwa. Yesu atitaye ku mubyimba w'icyo gitwikirizo, umwemerere, aragikuraho. Icyo ategereje ni uko wowe umubwira ko umwemereye. Nk'uko za mpumyi zamutakiraga akazikiza zikareba ako kanya, nawe niko yakugirira wemeye kumutakira. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Byahishuwe ibice 3 umurongo wa 20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Kristo ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, kandi arashaka ko umukingurira akinjira. Ntabwo Kristo akingurira inyuma, urugi rw'umutima wawe puwa nyirukingurira imbere, nawe rero ukingura Kristo yinjire. N'ubu umwemereye ibyari bikubereye inzitizi zo kwegera Imana byose yabikuraho. Nshuti mwene data, Yesu yadukuriyeho ibitwikirizo byari inzitizi rusange ku bantu bose. Aragusaba rero kugira uruhare mu gukuraho ibitwikirizo wishyiriyeho, ngo ubusabane bwawe n'Imana burenge kuba kumwegera gusa, ahubwo yinjire musangire. Imana iguhe umugisha, iguhe n'imbaraga zo kumvira ijwi ryo gukuraho ibyari bitwikiriye umutima wawe, bikubuza ubusabane n'Imana, kugira ngo winjire mu gusabana nayo no gusangira nayo umunezero n'ibyishimo ikuzaniye mu mutima. Mu izina rya Yesu, amen.